batereka se vino muri iryo joro. Uw'imfura aragenda aryamana na se, ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati, iri joro ryakeye naryamanye na data, twongere tumutereke n'iri joro, nawe ugende uryamane nawe ducikure data. Mukaroti ashobora kuba yarageze mu mujyi wa Sodomu akiruhutsa ati, nubwo nishimiraga kuba mu giturage, ariko ngize amahirwe aruta kuba mu giturage kubera nsohoye mu mujyi neza. Yakundaga mu mujyi cyane, yakundaga amazu yo mu mujyi, agakunda imyenda yo mu mujyi, agakunda inshuti zo mu mujyi, agakunda imiterere n'imikorere yo mu mujyi. Uhereye akivuka, umwana akwiriye gusanga hari ingamba zafashwe zo kumurera, kumutoza no kumuteganiriza. Se na nyina nibo ba mbere bo kumukuramo ubunebwe, uburangare, ibinyoma, ubujura, kwisuzugura, amahane, umwiryane, ubutesi. Umwana si ifarashi cyangwa imbwa ngo umuyoboze ubushake bwawe bw'igitugu, cyangwa ngo icyo akoze cyose agaruzwe inkoni, umunyafu cyangwa urushyi. Abana bamwe ni ibisare mu miterere yabo ku buryo bakwiye guhabwa ibihano bibabaza, ariko inshuro nyinshi iyo nzira yo guhana ibyari bibirutaho cyane. Ndabwira abahungu n'abakobwa ko namwe mugomba kumvira abababyaye. Iki gitabo kiri kuvuga ngo ntibikabeho ko so na nyoko babyuka mbere yanyu ngo bazinduke bategure utwo gusamura umuhungu n'umukobwa bakiryamye, ngo nimubona baryamiye akari wowe wa mubyeyi utegura utwo gusamura, ngo uzavuge ngo nta cyizere babafitiye, nibaza no kumurambagiza ntugatereze ngo wakirigara vuba. Ntukemere abana kugira ingeso yo kurakara, ntukemere ko bagira uburakari butuma biyahura hasi, bagasiribanga, bakigaragura kandi bakarira bitewe n'uko hari ibibi mubabujije. Kenshi nagiye ngira agahinda iyo nabonaga ukuntu ababyeyi benshi bashonyagiza abana babo, bakemera ko ibyifuzo by'uburakari byigaragariza aho ngaho. Iyo umwana yigaraguye aba ari imyuka mibi y'abadayimoni imufashe. Linda Afi, kora subscribe, Iteraniro no waryakuje ukeneye kuribwira ibyawe, ngaho rimurikishiriza umucyo wawe, tugire ibikoresho kandi twese tugezeho ijambo ryawe, dutaha n'umugisha wawe kandi tuzagira amaherezo meza mu izina rya Yesu. Amen. Batanzi kuko harimo abashyitsi n'abo tudaherukana, izina ni Karyango Asumani, mu rugo ni ku Mushaki. Tugiye kwigana ijambo ry'Imana kubw'amahirwe duhaye y'uyu munsi. Hatambutse ibihe bibi byinshi byahitanye abantu benshi, bamwe bava mu byizerwa abandi bava mu mubiri, bihitana ibintu byinshi biri kuri iyi si, ari ibyaremwe nk'amatungo, nk'imyaka, nk'amazu n'ibindi byinshi, kandi ntibiri kure n'ubundi biracyari hafi. Twebwe rero twabonye akanya uyu munsi ko kubaho turi bazima, duhawe agahenge, reka dushime Imana ngo izina ryayo rihabwe icyubahiro. Amahirwe duhawe ya none ntabwo ari ayo gupfa ubusa, ahubwo Imana igitanga agahenge bishaka ibintu bibiri byanditswe muri iki gitabo cy'ibihamya. Umuzingo ni uwa mbere, paje 580 na 380. Haranditse ngo Imana itanze agahenge, icya mbere ngo ni ukugira ngo dutunganye imico yacu. Icyo ni kimwe, ntabwo masoma kubera gahunda. Icya kabiri ngo ni ukugira ngo abantu bongere bakunde umurimo w'Imana, bawushishikarizwe kandi bawubwirize, ngo batuze ari uko buri karere n'imigabane yose yo ku isi igeze mu intumwa. Uwo niko byanditswe, niko handitswe muri iki gitabo. Babwiye amapaje ni 580, ahandi ni 380 na 532. Ayo mapaje niko ari mu gitabo cy'ibihamya by'Umuzingo wa mbere.
rero Imana itanze agahenge ni ukugira ngo uwaruzi ataratunganya imico ye gifutamye kirimo ibyaha kirimo amafuti n'ibicumuro ahawe akanya ko kwitunganya ngo nibigaruka azabe yiyejeje wapfa cyangwa uzarama uri umukirisitu. Ikindi ukorera Imana nicyo kikubeshejeho hano ku isi. Noneho ikindi ni uko umugambi w'ibiterane nk'ibi, intego yo kwicara nk'aha ubutumwa bugakwira ari ugukora ikintu cyanditswe mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 28. Niyo ntego y'ibiterane, niyo ntego yo gukora amavuna, niyo ntego yo kubwiriza ubutumwa, ni ukugira ngo ibi bisohore. Abakolosayi igice ni icya mbere uyu murongo wa 28 handitse iri somo nshaka ko mwumva maze mbabwire umutwe w'amagambo. Haranditse ngo niwe twamamaza tumurira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kirisito. Twamamaza Yesu tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kandi umuntu wese agatungana bazamurikirwe Imana atunganirijwe muri Yesu Kirisito. Noneho ubwo iyo umuntu adahagaze hano ari kutwigisha ubwenge bwose aba ari kutuburira, iyo atari kutuburira aba ari kutwigisha ibyadutunganya. Ubwo ni inzira muri izo ngizo eshatu tunyuriramo umuntu akaba ku isi atunganye ategereje ubwami bw'Imana. Noneho rero icyo tugiye kwigana gishingiye ku muburo, kiratubwira ngo uzirinde umwuka wa mukaroti utazapfa urwo yapfuye. Iryo jambo tugiye kwigana ritubwira ngo iki? Hari umuyaga mwinshi, mugerageze gutega ugutwi utagurukana amagambo kandi mujye muvuga cyane kugira ngo menye ko turi kujyanirana. Iryo ni ryo jambo tugiye kwigana, kwirinda umwuka wa mukaroti kugira ngo utazapfa urwo yagenje uti. Ubwo ni ukubaburira. Mukaroti ntabwo yavuzwe izina rye muri Bibiliya, nta zina umugore agira, ahubwo bamwitiriye umugabo we witwa Loti. Muri Bibiliya ntabwo yavuzwe henshi, yavuzwe hamwe gusa mu Itangiriro 19 umurongo wa 26. Hongera kuvugwa umudugudu yatuwemo. Noneho ndaza no kubasobanurira umwuka wamuranze urimo imigabane 4. Ndasoma icyo gitabo cy'Itangiriro aho bavuze uwo mugore, ntago bamuvuze izina, n'ibitabo byasobanuye ibye ntibyari byamuvuga izina. Wenda hariho abazaribona ariko nge ntago nari naribona. 19 uyu murongo wa 26 niho bavuze ibya mukaroti, bamwitiriye umugabo we. Haranditse ngo 26, ariko mukaroti arakebuka areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umunyu. Naho njya nsoma iri somo, ubundi hakavugwa umudugudu yari atuyemo kubera ibyawubayemo n'amateka ya mukaroti, bawuvuzeho iri jambo mu rwa kabiri rwa Petero 2 uyu murongo wa 6. Rwa kabiri rwa Petero naho havuze iby'umudugudu mukaroti yatuyemo, kugira ngo nabyo tujye tubyigiraho. Igice cya kabiri umurongo ni wa 6. Haranditse ngo kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomo n'i Gomora iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba kabarore k'abazagenda batubaha Imana. Ni ukuvuga ngo yaba mukaroti tugiye kwiga ibye ngo bitubera kabarore. Naho yari atuye Imana yarahatwitse ihahindura ivu, ihashyiraho kutubera kabarore, ariko cyane cyane ngo ku bantu bazagenda batubaha iki? Ngo nuzabaho tubaha Imana ukora ibyo idashaka, uzajye wibuka aho bita i Sodomo n'i Gomora Imana yahagenze, nawe urindire ibyo. Noneho uyu mugore rero yaranzwe n'umwuka w'imigabane 4. Uraza kuwumva ndajya gusobanura.
icya mbere yabayeho atumvira ijambo ry'Imana, icyo ni kimwe. Icya kabiri yabuze uburezi bw'umuryango we. Icya gatatu yatandukanije abavandimwe. Icya kane yakunze ibintu kuruta ubugingo bwe. Icya mbere yanze kumvira ijambo ry'Imana. Icya kabiri yabuze uburezi mu muryango we. Icya gatatu yatandukanije abavandimwe. Icya kane yakunze ibintu kuruta ubugingo bwe. Ubwo abandika nibyo. Noneho ubwo tugiye kubaza Bibiliya n'ibindi bitabo dusobanura izi ngingo kugira ngo ube mwiza wirinda umwuka nk'uwe utazapfa ubwo yagenje ubwo yapfuye. Uyu mugore muri Bibiliya ntaho dusoma ko yahambwe, ubwo turagira ubwo yapfuye, namwe muze kurwumva n'uruhitamo ntacyo uruhitemo. Murihangana, ndababwiye nti ingingo ya mbere iranga umwuka Mukaroti yagize ni uko atumva ijambo ry'Imana. Icya kabiri mu rugo rwe umurezi yagombye kurera abana be ntabwo yigeze arera, yareze nabi. Icya gatatu ni uko yatandukanije abavandimwe. Icya kane ni uko yakunze ibintu kuruta uko akunda ubugingo bwe. Noneho ubwo ndabaha amasomo. Yanze kumvira ijambo rye ry'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ihamagara Aburahamu mu gice cya 12 cy'itangira umurongo wa mbere. Uzahasoma, niho yabwiye Aburahamu iri jambo, iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu. Reka nihutire muri uno murongo. Yamubwira ijambo amuhamagara avuze ngo Uwiteka ateka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abazakwifuriza umugisha, kandi abazakuvuma nzabavuma, kandi muri ni mu miryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Aya magambo Imana yabwira Aburahamu, Loti n'umugore we bari bahari. 19 umurongo wa 18 itangirira 18 umurongo wa 19 hari irindi jambo Imana yabwiye Aburahamu, kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ateke abana be naho mu rugo rwe n'abazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Iryo naryo yari bubwiye Loti n'umugore we bahari. Niko byanditswe muri iki gitabo. Iki gitabo kitwagore muri Bibiliya dufitiye ubutumwa. Paje ni ya kuri iyi paje ya 24. Igihe Imana yahamagaraga Aburahamu ngo asohoke ajye gukora ibyo Imana yari imutegetse, n'igihe yamutekaga ibyo azakorera urugo rwe n'abazakurikiraho n'abandi bose bari mu rugo rwe, Loti n'umugore we bari bahari kandi bateze amatwi, ariko ntacyo byakoze ku matwi y'umugore wa Loti. 22. Ni ukuvuga ngo hari abantu baza mu giterane nk'uko twagiteranyemo, ariko amatwi bayasize mu rugo. Nk'uko igihe Imana yabwiraga Aburahamu ngo genda uzankorere, uzambere umugisha, uzankorere, ntabwo aba bari kure. N'igihe amubwiraga ngo uzateke abana bawe n'abo mu rugo n'abazakurikiraho, ntabwo yabongoreraga bose, barabyumvaga, ariko we ngo ntabwo yigeze agira amahirwe nk'ayo Aburahamu na Loti bigeze bagira. Noneho ntabwo yigeze yumva nk'uko uyu mukambwe Aburahamu we yumvise, ahubwo we yarasuzuguye araninira. Nk'uko abantu benshi babwirwa ijambo ry'Imana bagize amahirwe nk'uko baje mu giterane, abandi dore twashyizeho indangururamajwi bari kutwumvira kure, ariko bigahita ntacyo bibatwaye, ntacyo bikoze ku mibereho yabo, ntacyo bihinduye ku ngeso zabo, bakibera nka Mukaroti. Abo bafite umwuka nk'uwa Mukaroti. Ku paje y'iki gitabo n'ubundi ya 19 ndasoma mw'iri jambo, handitse mw'iri jambo ritubwiye ngo
kutumva kwa Mukaroti. Mukaroti yagize amahirwe adasanzwe. Kuva mu bugeni bwe, Mukaroti yagize igihe gihagije cyo kubana na Aburahamu na Sara. Kuva mu buki yagize amahirwe yo kubana na Sara. Ibyo byatumye amenya Imana ya sebukwe, kuko murabizi ko Aburahamu yari se wabo wa Loti, yari mwene se w'umugabo witwa Tera se wa Aburahamu. Noneho barabana nka sebukwe. Urumva ko ntiyaga gutanga ibyigisho ngo ahishe umukazana we. Ayo mahirwe barayagize. Ariko Mukaroti yagize igihe gihagije cyo kubana na Aburahamu na Sara. Ibyo byatumye amenya Imana ya sebukwe Aburahamu. Ayo yari amahirwe akomeye cyane mu gihe cye. Icyo gihe bari bazi Imana rurema, bari mbarwa cyane. Amoko menshi yasengaga ibigirwamana, hari umwijima mwinshi mu isi. Ariko Mukaroti yagira amahirwe yo kubona umucyo nk'uwose uko yabonye, ariko arawirengagiza. Muri iyi minsi ba Mukaroti ni benshi. Hari abagabo n'abagore benshi n'abana benshi bajya birengagiza ibyigisho nka Mukaroti. Ngo aho urumva ko yirengagije amahirwe yo kumvira ijambo ry'Imana. Yihuta cyane. Reka njye ku ngingo ya kabiri. Mukaroti, ingingo ya kabiri umuranga mu mwuka yagize ngo nukura uburezi. Uyu mugore nawe ntabwo yigeze agira amahirwe yo kurera. Ni ukuvuga ngo yabanye n'umugore we n'umugabo we barabyara nk'uko abandi bose babyara. Ariko uburezi yagize bwari bubi, ntabwo bwari bwiza. Burankurikira cyane. Mu gitabo cy'Itangiriro, aho uburezi bwe bugaragara ko bwari bupfuye cyane, ni uko abana bagaragaje ingeso mbi za nyina atakiriho. Mu gitabo n'ubundi cy'Itangiriro 19 harimo iri jambo muri buze gukurikirana, ibyo bita kubura uburezi. 19:30 harimo iri jambo imico y'abana be yagaragaye we atakiriho, ariko ndaza kubereka aho yayibatoje. 19:30 haranditse ngo Lotaviso Isowari arazamuka ajya ku musozi abanaho n'abakobwa be bombi, kuko yatinyaga gutura Isowari. Abana n'abakobwa be bombi mu buvumo. Uw'imfura abwira murumuna we ati, data arashaje kandi nta muntu uri mu isi wo kuturongora kuko abo mu isi bose bakora, wo kuducikura. Reka dutereke data vino turyamane nawe kugira ngo ducikure data. Batereka se vino muri iryo joro. Uw'imfura aragenda aryamana na se, ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Bukeye bwaho uw'imfura abwira murumuna we ati, iri joro ryakeye naryamanye na data, twongere tumutereke n'iri joro, nawe ugende uryamane nawe ducikure data. N'iryo joro bongera gutereka se. Umuto arahaguruka aryamana nawe, se ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Uko niko abakobwa ba Loti bombi basamye inda za se. Uw'imfura abyara umuhungu amwita Mowabu. Uwo niwe sekuruza wa Mowabu na bugingo n'ubu. Umuto nawe abyara umuhungu amwita Benoni, niwe sekuruza wa Amoni na bugingo n'ubu. Abakobwa mwabashima, bakoze ibyiza, bakoze ibyo bita ibirenze ishano. Iyo amashano ahuriye henshi yitwa amahano. Nibyo abakobwa bakoze amahano. Nibo ba mbere bateguye inzoga ikarishe, ku buryo bw'umugabo yayinyoye ntiyamenya ko yaryamye cyangwa ko yabyutse. Ntabyo yigeze amenya. Niba yaranyoye kanyanga ntimumbaze, iziteye ntabwo nziza uko zikora, ariko mwumvire yanyoye ko yamwishe ubwenge. Noneho birangije ikomokaho n'amoko abiri, icyo bita Abamoni n'Abamowabu, naho bakomotse. Ariko itiku ry'aba bakobwa ngo bari bararitojwe na nyina. Ndasoma muri iki gitabo n'ubundi cyitwa Abagore muri Bibiliya badufitiye ubutumwa, kuri iyi paje ya 22 haranditse ngo
hari uwagize ati utashobora kuba yari umuntu w'Imana ubabarira abandi, ariko umugore we ntabwo ari uko yari ameze. Umuntu nka Loti, umugore we ashobora kumukoresha ibyo we atabashaga gukora. Abana be bamusabaga icyo bashatse cyose akakibaha. Mwabyumvise? Icya kabiri, abaturanyi be ntabwo bamuvugaga neza kuko atari mwiza. Icyo bakoraga cyose uyu mubyeyi yarakibemereraga. Icyo bashakaga akakibaha. Bashaka urungano ruba akabemerera. Bashaka gucudika ntababuze. Bashaka kujya mu mujyi akabaha impamba. Nuko hirya kuri 25 haratubwira ngo reka bariho nihutira. Haravuze ngo 25 Mukaroti abana be bageze igihe cyo kubana na Satakiriho, beza imbuto zo nyine yari yarabatoje. Beza iki? Zo nyine yari yarabatoje. Yabatoje gukora ibyo bishakiye, abatoza kurya ibyo bashaka, basoza banyoye inzoga, bayitereka na se, bararana nawe, babyara amahanga abiri, atazubaha Imana ku isi. Atazagenza ute? None uko we yareze nabi, na bugingo n'ubu abamukomotseho ni babi. None se umuntu abakwiye kurera ate? Kugira wenda ngo tuve kuri iyi ngingo, ariko mumenye nuko umuntu yarera. Naho ibyo kumvira ijambo ry'Imana, namwe muzasome Bibiliya zanyu, zirababwira ngo umuntu wese wo muri iki gihe akwiye ijambo ry'Imana. Urupapuro rubanza ari akaviringo. Ubwo niho nshatse no kubabwira. Ubwo rero ntimushaka igice n'umurongo. Haranditse ngo umuntu wese uri mu isi akwiye ijambo ry'Imana. Niko iryo jambo rivuga. Urupapuro ribanza muzajye no gushaka amasomo muzayabona, ariko ibyo birakwiriye ko umuntu wese aba ku ijambo ry'Imana. Noneho kuri ubu burezi reka turebe ko umuntu w'Imana aba agomba kurera. Nababwiye isomo ryanditswe mu gice cya 18 umurongo wa 19. Imana ihamagaye Aburahamu, yamuhaye n'umurimo, iramubwira iri jambo muri bwumve. Yamubwiye iri jambo kuri no murongo wa 19. Aramubwiye ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ateyeke abana be naho mu rugo rwe n'abazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azanire Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Yagombye gukora ibintu bitatu: gutegeka abana be, abo mu rugo n'abazakurikiraho. Iri jambo yaribwiwe atarabyara n'umwe, Isaka ntawe ari uhari, ariko mu rugo ngo hari abantu barenga 1000. Abazakurikiraho natwe turi kubyigiraho. Nuko ubwo noneho bakabakora ibintu bitatu: gukomeza mu nzira z'Uwiteka, bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera. Wamugisha ukabona kugera kuri Aburahamu. Noneho natwe dusaba kumenya ibi bikurikira. Dusabwa kumenya ngo abo mu rugo turabashinzwe kubayobora ku Mana kugeza Imana ije tukagororerwa. Twabananirwa bidukomotseho ntituzagororerwe n'umugisha n'umwe. Icyo umuntu wese agomba kukimenya. None se warera uti? Iki gitabo cyitwa Uburezi Bwiza n'Imirire. Uburezi n'imirire myiza, kuri iyi paje y'123. Mwumva uko bagomba kurera ababyeyi. 123 handitse iri jambo rivuga ngo bagabo namwe bagore mufite umurimo ukomeye mugomba gukora. Agakiza k'iteka k'abana banyu gashingiye mu buryo bw'imikorere yanyu. Agakiza k'abande k'abana banyu gashingiye mu buryo bw'imikorere yanyu. Ndasubira muri iri jambo: bagabo namwe bagore, ubwo nababyaye,
mufite umurimo ukomeye mugomba gukora. Agakiza k'iteka k'abana banyu gashingiye mu buryo bw'imikorere yanyu. Ni gute muzashobora kurera abana banyu ntimukabatonganye kuko nta cyiza bizana? Ntitukagenze ute kuko nta cyiza bizana. Ariko mubanze mwumvire ijambo, ni uko agakiza k'abana bacu gashingiye mu buryo twebwe twifata. Ibyo muraza kubyumva neza. Ku paji ya 92 harimo irindi jambo. 92 handitse ijambo rivuze ngo uhereye akivuka umwana akwiriye gusanga hari ingamba zafashwe zo kumurera, kumutoza no kumuteganiriza. Uhereye akigenza ute? Umwana akwiriye gusanga hari ingamba zafashwe, mu nyumve, hari imyanzuro, nizo bita ingamba, hari igenamigambi. Wewe ukazamubyara ari gusanga icyo bita ingamba zihari, imigambi ihari y'ukuntu azifata. Utazifata wakazifatira cyangwa akazaba nk'abakobwa ba Mukarote. Se na nyina nibo ba mbere bo kumukuramo ubunebwe, uburangare, ibinyoma, ubujura, kwisuzugura, amahane, umwiryane, ubutesi n'umwanda. Ni bande bazabimukuramo? Izi ngingo muzumve. We hariho abateganya kubyara, abasore n'inkumi, yewe hari ababi bamaze kubigeraho, hari n'abafite nkatwe. Ubwo twese iri jambo riratureba, dufite umurimo ukomeye. Ibyo nabisomye nango murumva bino bivi tuzabakorera. Icyambere ngo se na nyina nibo ba mbere bo kumukuramo. Icyambere mu byumve, munabibare, munabifate, ntimuzabyibagirwe. Ubunebwe, uburangare, ibinyoma, ubujura, kwisuzugura, amahane, umwiryane, ubutesi ndetse n'umwanda. Kuva ubwo agatozwa ubupfura, ubutwari n'ubunyangamugayo. None bino bivi ni bingahe tuzabakuriramo? Ntawabibaze, ntawabyanditse. Umuti wo kwibagirwa ni ukwandika. Ni bingahe? 9. Ngaho mubare n'abatazi kubara babigishe. Icyo tuzabakorera ni ukubakuramo ubunebwe, uburangare, ibinyoma, ubujura, kwisuzugura, amahane, umwiryane, ubutesi n'umwanda. Ni 9. Ngaho rero ubwo niba ari kare cyangwa urukamba kubahinga, ubwo ngubwo ntago biri gushika hegitari. Ninde muntu mwakwitereza hegitari akazahinga icyumweru kimwe akaba yirangije? Mwumve ko bino bivi muzasabwa kubihinga mu buzima bwanyu bwose. Nawe umujura, akaba umunebwe, akaba umunyamwanda, akaba intandame, ibyo byose uzabibazwa imbere y'Imana. Reka nihute ndagera kuri 87. Harimo iri jambo n'ubundi. Iki gitabo cyitwa uburezi n'imirire myiza. Kurera neza ni inshingano y'umuntu wese uzi ubwenge. Niyobokamana, icyerekezo nyamukuru cya buri muntu ukuze na buri muryango ni ugushyiraho ingamba zizagena imikurire n'imiterere n'imitekerereze y'abazamukomokaho. Gushyiraho ingamba, ugashyiraho igenamigambi ry'umuryango wawe kandi rishyizeho ingamba zizagena imikurire, imiterere n'imikorere y'abazamukomokaho. Imikurire, imiterere n'imikorere. Nubangu imikorere y'uwawe niwo zayishyiraho. None se Mukaroti ntiyayishyizeho abana bagashyira mu bikorwa? Ndabereka n'undi wayishyizeho, ni nyina wa Napoleon. Biranditswe muri iki gitabo ngo igihe cyose Napoleon yari umwana w'imyaka 2 n'itatu kugera kuri 7, ngo yakundaga gukina n'abana bagenzi be,
ngo kandi akagira umwuka wo kubategeka ngo na nyina akabimushyigikiramo ngo bimuvanira nk'umwuka wo kwigarurira ibihugu. Bakundi bajya bakina mu butoto, yaba yategetse utundi twana tugenzi twatwo, nyina akamufasha ngo ujye udutegeka. Bisoza Napoleon yigaruriye ibihugu. Wakana uri akagabo, wakoze rwose, ujye utekana tuno twana nitugusuzugura ujye udukosora. Bisoza Napoleon yigaruriye ibiki? Ibihugu. Kubwo kwihuta ntago mbasoma. 105 harimo irindi jambo. 105 iki gitabo haranditse ngo, handitse mw'iri jambo, haranditse ngo umwana si ifarashi cyangwa imbwa ngo umuyobozi ubushake bwawe bw'igitugu, cyangwa ngo icyo akoze cyose agaruzwe inkoni, umunyafu cyangwa urushi. Abana bamwe ni ibisare mu miterere yabo ku buryo bakwiye guhabwa ibihano bibabaza, ariko inshuro nyinshi iyo nzira yo guhana ibyari bibirutaho cyane. Uko umwana akosheje ukubita n'igihe ukabita no mu tikorwa n'akari karimo ukaba ugatakaje. Ubwo rero ngo ntabwo ari ifarashi cyangwa imbwa uyoboza igitugu, ahubwo haranditse hepfo ngo igihano cy'inkoni no gukubita ujye ukora ibishoboka byose ugikerereze. Ugenza ute? Ubwo bari kuri wa murongo uvuga ngo umunyafu uzawuhanisha umwana, ngo ariko ujye ugerageza gukereza icyo gihano cy'inkoni. Ngo ni ifuti, ni n'amakosa, ni n'icyaha guhana umwana ibyo utamwigishije. Gukubita umwana ukamuhana ariko utaragenje ute? Namwe murabizi, muno harimo abarimu n'abaporofeseri barimo. Ni ifuti gukubita umwana ngo yakere utari wamubwira isaha yo kuzinduka, ahubwo ubanza wamuha urutonde rw'amasaha y'ibyigisho bitangiriraho, ukamubwira isaha ikigo gifunguriraho, ukanabimutoza ukabimumenyereza. Yazakererwa kubera uburangare ukazabona gushyiraho umunyafu. Waho ni kwa mwarimu babanje kwigisha. N'ababyeyi nabo nuko mujye mubanza kubigisha. Reka nabyo mbisome ku 119, 119, 119 haranditse ngo amasomo yo kumvira ubutegetsi bwo mu rugo akeneye gusubirwamo kenshi. Akeneye gusubirwamo bungana iki? Uyu murimo nuramuka ukozwe mu muryango uzahinduka imbaraga y'ibyiza, kuko ntuzakumira abana gukora ibibi gusa, ahubwo uzayobora ku gukunda ukuri no gukiranuka, maze bo n'ababyeyi babo babyungukiremo kimwe. Uyu murimo umukiza adutegeka kuwusohoza. Ababyeyi ntibawukora hatabayeho kwigenzura ubwabo no kwiga cyane ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kwigisha, bayobowe n'amabwiriza mvajuru. Ariko ngo amasomo yo kumvira ubutegetsi bwo mu rugo arakenewe cyane kandi agasubirwamo cyane. None se ayo masomo mujya muyabigisha? Ndababajije, murabigisha amasomo? Hari igihe turwana no kubageza ku ishuri, tukarwana no kubaha ibiryo gusa, tukarwana no kubaha imyambaro gusa, ariko ukibagirwa ko nawe uri mwarimu iwawe. 109 harimo irindi jambo nshaka ko mwumva. 109 haranditse ngo umugabo n'umugore bagomba kuba umwe mu murimo bakora mu ishuri ryo mu rugo. Buri wese agomba gufasha mugenzi we kuzana umunezero mu rugo. Kirazira ko umugore n'umugabo banyuranya bari imbere y'abana babo. Kigenza ute? Ko umugabo banyuranya bari hehe? Hepfo baravuze ngo ntibikabeho ko umugabo n'umugore batongana abana bari kumwe, bari kubumva. Ngaho rero ngaho munkurikirane rero, birabujijwe gutongana, kunyuranya bari kubatega ugutwi.
erega muba mutonganiye mu itorero kandi ntawe utonganira mu giterane. Ubwo se mwe mwari mwatonganira aha ngaha? Rero hano havuka mu rugo haba hari umukuru w'itorero n'umudiyakonikazi, abizera ni abana. Kirazira rero ko mubatonganira imbere cyangwa mukanyuranyiriza imbere yabo. Ngaho rero nibona rero bitakunze ko muhuza, muzajya inama y'aho muzajya kwiherera, muzajye mu rushengeshe kugira ngo batabumva. Ngaho rero hajya muzajyaho mutari mwumvikana. Iyo nama se n'umuzayijya mutari guhuza, natangira kuzamujwe ubwo cicika abizera batakumva. Umugabo najya kuvuga cyane cicika abizera baje. Ahubwo mugira aho muziherera, kuko abizera banyu bari mu rugo kandi ntimwabaheza, kuko abahezwa ni abari mu mugayo. Maze nibirangiza mushake ahabugenewe n'amasaha mucyocyoraniraho, muhave munezerewe mutuje, abizera babone nk'abayobozi banyu. Iyo ngingo reka nyiveho, ariko nyiveho mbwiye abanyumva b'urubyiruko, ndabwira abahungu n'abakobwa ko namwe mugomba kumvira abababyaye. Iki gitabo kiri kuvuga ngo ntibikabeho ko so na nyoko babyuka mbere yanyu ngo bazinduke bategura utwo gusamura umuhungu n'umukobwa bakiryamye, ngo nimubona baryamiye akari wowe wa mubyeyi utegura utwo gusamura, ngo uzavuge ngo nta cyizere babafitiye, nibaza no kumurambagiza ntugatereze ngo wakirigara vuba. Ni paje reka nze nyirebe ko nza kuyibona. Ego banza ariya handi ndi gusoma ku 119, kanze mparebe maze iyo paje nayo nyibahe. Yego reka mparebe. Ndahashaka reka nsoma aha ngaha. Hatubwira ngo utazi kurera ntakure no kugira abana. Ku 119 hatubujije kubyara tutashyizeho ingamba. Haranditse ngo 119 haranditse ngo imwe mu nshingano za mbere za nyina w'abana ni ugukumira uburakari mu bana be batoya. Ntukemere abana kugira ingeso yo kurakara, ntukemere ko bagira uburakari butuma biyahura hasi bagasiribanga bakigaragura kandi bakarira bitewe n'uko hari ibibi mubabujije. Kenshi nagiye ngira agahinda iyo nabonaga ukuntu ababyeyi benshi bashonyagiza abana babo, bakemera ko ibyifuzo by'uburakari byigaragariza aho ngaho. Iyo umwana yigaraguye aba ari imyuka mibi y'abadayimoni imufashe, ugomba kwicaha kandi utajenjetse. Mwabyumvise? Kwa kundi asaba wabyimwa akigaragura, dayimoni iba yamushikiye. Haguruka rero uyicahane vuba cyane. Rero hepfo harakomeje ngo niba umuntu adashoboye kurera, akaba adashoboye kwita ku bo yabyaye, akabarangarana, akabicisha inzara, akabicisha uburezi bubi, ibyiza ni uko atakagombye kugira abana mu isi. Nabyumvise? Reka nihute. Iyo yari iya kabiri. Iya gatatu batubwiye ngo uyu Mukaroti yakunze ibintu kubirutisha iki ubugingo bwe. Mu gitabo cy'Itangiriro 19:26, 19:26 hatubwiye ijambo ko yabwiwe n'abamarayika, abwira Loti. Marayika yaramubwiye ngo dore uyu mudugudu tugiye kurimbura, hungira kuri kariya gasozi. Iryo jambo yarivuze, umugore wari kumva n'abakobwa bari kumva. Birangije Loti kubera ko n'umugore ari kugenda bigura intege kubera gukunda ibintu,
birangije Loti arasaba ngo hariya ni kure ntitwahagera kuri kariya gasozi mutware duhungire kuri wa mudugudu wa Sowari. Ni kino gitabo kubera kwihuta paje 34 kiravuze ngo yabitewe no kubona umugore ari kugenda biguru ntege kubwo gukunda ibintu. Yakubitaga amaso inzu akayikubita amaso ibintu birimo ngo byarangiza kumva atahunga ngo abisige n'imyenda yari arimo ngo arayikundaga ngo agenda buhoro, bituma umugore kubera kumukunda asaba ko bahungira hafi. Na hafi ntago Mukaroti yahageze, yagiye gahoro gahoro kubera ibintu, maze kubera ko Imana idakorana n'abazarira n'abasodoka irangije imuhindura inkingi y'umunyu, ntiyahambwa agwa ngaho. Muri kino gitabo rero kadewemo ipaje nza kubasomera 21. Kino gitabo cyitwa abagore muri biriya dufitiye ubutumwa, paje 21. Mukaroti ashobora kuba yarageze mu mujyi wa Sodomu akiruhutsa ati nubwo nishimiraga kuba mu giturage ariko ngize amahirwe aruta kuba mu giturage kubera nsohoye mu mujyi neza. Yakundaga mu mujyi cyane, yakundaga amazu yo mu mujyi, agakunda imyenda yo mu mujyi, agakunda inshuti zo mu mujyi, agakunda imiterere n'imikorere yo mu mujyi, ku buryo igihe yarahawe itangazo ryo guhunga ngo ave mu mujyi yakebutse ibyiza byo mu mujyi abura intege zo kuwusiga. Abura iki? Bisoza agiye nabi ku buryo yageze igihe arwara urukebu. Ni gutya rero, gutya nirwo rukebu, ubwo ndikureba agenda rukebu, agenda wagera he? Yageze igihe arwara urukebu rwo kureba ibyo yari asize inyuma, maze kuko Imana itakorana n'abasodoka kandi yari ishaka kumukiza, maze abonye umutima ushingiye ku bintu kuruta ubugingo bwe, Imana imuhindura inkingi y'umunyu. Akunze ibiki? Nabo barakubwira ngo urupfu nguru batoya ukagenda buhoro uzapfa urwo yapfuye. Noneho birangije ahinduka iki? Inkingi y'umunyu. Nurwo yapfuye ntiyahambwe, intumbi ye yahindutse igikukuru, ikibuye cy'umunyu tena kitazashora inka ngo n'abantu bagishyire mu biryo, kibaho ngaho ni igipoto, igikoro. Nuko kwa kundi ubona ibirunga bimanutse ahantu bigezeho bigakora akantu k'agasozi, nuko yabaye. Bavandimwe, turakwiriye kwirinda umwuka nk'uwaranze Mukaroti. Uyu Mukaroti yabuze ibyo bintu bine, yanze kumvira ijambo ry'Imana, abura uburezi bwo mu rugo rwe, abana be bakora amahano, kandi nawe uzabe mu isi utinya. Kuko kino gitabo kiravuze ngo bitinda bitebuke, iki cy'uburezi ku 105 n'andi gusoma aravuze ngo ntugatume biyumvamo ko bagomba kumvira bitewe n'ubushake bwawe bw'igitugu. Hepfo aravuze ngo ntukabarerane uburangare, ntukabufate nk'aho ari umurimo woroheje, kandi ntukawushyire inyuma y'ibindi byose, uzawugire nyambere, kuko igihe cyose umugambi w'Imana ari ukugira ngo uteke abana bawe. Bitinde bitebuke, ijwi utabasha kuninira rizakubwira ngo murikira abona kubikije. Raporo sinzi uko uzayitanga Imana ikubajije abana bawe. Rero reka twirinde umwuka wa Mukaroti, tutazapfa ubwo yagenje ute ubwo yapfuye. Hajya ngo yaranzwe n'imyuka ingahe? Ine. Uwa mbere yanze kumvira ijambo ry'Imana. Uwa kabiri yabuze uburezi mu rugo. Uwa gatatu yatandukanije abavandimwe. Biranditse ko mu gutandukana kwa Loti na Aburahamu ngo Mukaroti niwe wabigizemo uruhare. Yabigizemo uruhare agize iri jambo ngiye kugira umusozo muri iki gitabo cyitwa Akira Inararibonye, paje 53 umuhungu aranze Mukaroti wo gutandukanya umuhungu na se wabo. Umuhungu na se wabo yabigizemo uruhare.
haranditse ngo beremo hagati wahora n'iki 53 nanjye nuko numvirije numva ntako atagira aganira na kinyabupfura bababaye kandi bumiwe baganira ku rushako rwa nyiramunezero na byishimo barimo amaze utusi dukeya bashingiranywe hadaciye kabiri abantu babona ntibatakibana umwe amaze gutandukanwa nuko batangira kuganira bati ariko kuri ubu byishimo na mugenzi we nyiramunezero bashenye vuba bene aka kageni nge narinzi ko ari bo mfura bavuka i Yerusalemu nge nibwiraga ko bageze n'i Siyoni ubwo bari abizera bageze i Siyoni mu Siyoni ni mu itorero kinyabupfura ati wahora n'iki ko nanjye byanshenguye umutima gusa nge naje kumenya icyabiteye ni cya kirwara giherutse gutera cy'abadayimoni abo badayimoni murabumva ariko indwara siyo kibazo cyane nk'umuntu nyiramunezero bamurangiye umuti akanga kuwukoresha ahubwo abahanyi babi baramushuka ajya gushaka ubundi bwoko bw'abadayimoni ngo bavanemo abari bateye mugenzi we ntako atagira ati kagira inkuru yewe utarambwira uko yabigenje n'ubwoko bw'abadayimoni yagiye gushaka wari uzi ko nanjye ntazi umuti w'abadayimoni ubwo nawe uri mu kaga ko gusenya rero ndabigeraho reka nkubwire ibyo yenda ahari inararibonye ye iraza kugufasha kandi n'umuti ndawukubwira abo nabibwiye ni abaturanyi be b'abadayimoni uwa mbere sindekura simpanwa ntavuguruzwa na gitugu mvugo mbi ng'abadayimoni bafashe Mukaroti bafata n'abandi bagore barimo Munezero na Byishimo urwabo rurasenyuka hepfo rero reka nkubwire ibindi gutsibuka mudahanwa na dayimoni burakare ngo bamubimbisha ifuro amaso agatukura nuko umugore we aho kujya gushaka umuti kwa muganga wizewe uri muri Matayo 17:20 ahubwo abahuye n'umugabo witwaga Kamere akaba se wa Mushinya nama mbi ndetse na Bishagu yari mubi kuruta babayeho nuko uwo mukenya amuha umuti abawubonye twari uducupa 4 kamwe kanditsweho nduru akandi guhimana akandi kanditsweho nzika akanyuma kanditsweho kwivumbura ngiyi miti uyu mugore yagiye gushaka ajya gutandukana n'umugabo we ngo twari uducupa 4 kamwe kari induru akandi guhimana akandi nzika akanyuma kanditsweho kwivumbura hepfo hariho n'utundi hariho gasuzuguro njunji ndangazi no kuzimbura muri iki gitabo rero hano cyo abagore muri Bibiliya handitsweho ngo Mukaroti yari afite dayimoni yo kwibwira ko ubwo Burahamu ubwo ndi 37 ubwo Burahamu atabyaye umwana w'umuhungu ko we yabyaye we na Loti ko bazazungura ibyabo niyo mpamvu babagendaga runono iyo dayimoni gahora ishengura Mukaroti niyo yatumye abitoza abana be atandukanya Burahamu n'umuhungu wabo anyuriye mu bashumba bari baragiye imikumbi ngaba dayimoni harimo junji induru kuzimbura ngo igihe rero n'uyu mugabo nawe yabonaga abadayimoni bafashe umugore we ngo hari ibyo nawe yakoreshaga icyo bita kiboko na butane n'abandi badayimoni ngo maze ngo igihe yakoreshaga ngo kiboko babonaga abadayimoni bacubyeho gatoya ngo ariko ntibagende umukubise umutimbuye maze akaba arakumveho gakeya ariko nuko umumugaje dayimoni ya Kamere ntahigiye ngo ariko ngo yamusomya kuri dayimoni yitwa butane
ngo akabona Njunji ngo aratumutse, byarangiza ngo akamwubaha, ngo ariko ngo ntibyagendaga burundu, ngo kuko dayimoni atavanwamo n'undi, ngo ahubwo ikimuvanamo ni ugusenga no kwiyiriza ubusa. Nuko uyu mugore yatandukanije Burahamu n'umuhungu wabo, baratandukana, amujyana i Sodomo, bamujyana buhoro buhoro, ntabwo yamwihutanye, ngo babanje gushinga ihema hafi, ngo bari umwosha, bari kuraba nk'abari abasaza, ngo baheze mu cyaro, ngo batazi iterambere, ngo batazi ibigezweho, boje twigire mu mujyi, bamujyana buhoro buhoro kugeza igihe amugejeje mu mujyi. Nuko icyamuviriyemo ni uko yahapfiriye, abakobwa bahavana ingeso mbi, ntibazabona ubugingo buhoraho, bakoresha na samahano. Imana iturinde kugira umwuka nk'uwa Mukaroti mu izina rya Yesu. Linda Asi, kora subscribe, sabone.